TV bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye Bwiza TV bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye nakabura imvano wowe vumiriye ukore utitaye ko batanyurwa n'ibyo ukora imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urajya ubizirikana hari abantu runurwo nirwabura nubwo twasenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe mu byibuke ko ari ntabyera ngo deya ya ndizera yuko mwaryohewe n'ikiganiro nyine muri gukurikirana kuri Bwiza TV. Mutubwire umunsi wanyu iyo muri mu rugo uburyo ki umunsi wanyu umeze. Iyo turi mu rugo urebye navuga ko tuba tumeze neza. Ese yabinduka baby ntabwo heze kuzakureka baby yo umba mu bitekerezo baby yo umba mu bitekerezo baby yo bagizanye nyeri yanjye tambukuzo nsangiruva amaranga mutima yanjye ni wowe nayeguriye byishimo byanjye munezero wanjye ni wowe byose byanjye habe na rimwe habe na gato sinteze kuzakureka ni wowe si yanjye inyange zirusha kwera kubahuri ntako bisa ujya uturiza mu gituza cyane atambagira udatinya simbiri ziri nenge uruhimbi rw'umutima wanjye uganije izina ryawe iribagizanye yanjye tambukuzo nsange baby amaranga mutima yanjye ni wowe nayeguriye byishimo. Mbaye ikaze mu mutwikiranye kuri Bwiza TV ushaka gukanda subscribe aho hasi hatukura kugira ngo tujye tubana mu biganiro bitandukanye. Of course nkuko maze kubimenyera ni David niyo bungiro mugenda mubana mu biganiro bitandukanye bica ahangaha. Hari abantu muri kubona hano kuri kamera tugiye kuganira, hari byinshi baduhishiye bagiye kuba batugezaho mwe mukurikiranye Bwiza TV. Mwatangira mwibwira abakurikiye Bwiza TV kugira ngo bamenye abantu turimo kuganira nabo. Murakoze. Amazina y'ababyeyi banyita Twagira Umukiza Jean Bosco. Nkuko mubibona hano ni mu rugo, niho mbarizwa nkaba ndi kumwe n'umufasha wanjye tubana. Mu by'ukuri adresse yacu ni hano, amazina yanjye nayakubwiye. Nawe agiye gusuza abantu bakurikiye Bwiza TV, nawe reka basuza. Murakoze cyane. Yewe banyita Batamuri Ziveste. Aha mu mbona nkaba ndi mu rugo bakaba ari umufasha wanjye. Murakoze. Tugiye kuganira ku muziki, abantu badukurikiye babonye yuko ufite gitari, ugiye guhita ubashyiraho akantu kugira ngo mbere yuko dutangira ikiganiro. Murakoze. ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we twamvanye iwacu ku Rwesero kanzana iwanyu ku Munini ni heza cyane ndahakumbuye kwezi we yaba nari mfite amababa kangurutse nkagerayo bwiza buzira ikinego umubiri wawe
uzabonwa mu misozi uretse kugusanga ku munini. Ku munini ni heza cyane ndahakumbuye kwiziwe, yaba nari mfite amababa bangurutse nkagerayo. Bwiza buzira ikinegu umubiri wawe wariboyewe, ntandi uzabonwa mu misozi uretse kugusanga ku munini. Ntacyo nabonye mu buzima cyandutiye urukundo we, rwamvanye iwacu ku Rwesero rukanzana iwanyu ku munini. Bwiza buzira ikinegu umubiri wawe wariboyewe, ntandi uzabonwa mu misozi uretse ugusanga ku munini. Mwabyumvishije nyine ya turi mu kiganiro hirya no hino, mwabibonye nyine turi kuganira ku muziki. Ya hari abantu benshi cyane baba bafite impano muri iki kiganiro, nyine tugenda tuzigaragaza mu kiganiro hirya no hino nk'uko maze kumenyera hano kuri Bwiza TV. Yanjye nitwa David Niyomungiro. Ya uyu munsi turimo kuganira ku bintu bijyanye na COVID-19. Mutuganirire ni gute uburyo ki mufasha umuntu kuba aje hano, kuba mwamurinda COVID-19 ndetse n'uburyo kimwe umuryango mwe mufashanya kugira ngo hatagira uwaza kuba yandura. Murakoze. Nk'uko bisanzwe ubundi COVID tuzi ko ari icyorezo. Iyo umuntu rero aje hano mu rugo, ubundi mbere na mbere tumanza kumuha amazi yo gukaraba mbere yo kugira ibindi byose tumukorera cyangwa se tumufasha cyangwa se uburyo bwo kumwakira bwo ni ukumuha amazi, akamanza agakaraba n'isabune, agakaraba neza, byarangira tukamuha karibu, ariko tukibuka no gusiga hagati yacu nawe metero kugira ngo hataba kuba twakwanduzanya, kuko wenda gukaraba wenda ntiba bihagije cyane 100%. Tumanza rero kumuha amazi yo gukaraba, then tukamuha karibu, ariko tugasigamo metero, tukabona kugirana ibindi biganiro. Tubwire noneho uburyo kinga umuryango mukora kugira ngo hataza kugira uwaba yakwandura mu rugo mu buzima busanzwe. Mu buzima busanzwe hano mu rugo ukuntu tubigenza, byensiri ko abantu tubana hano mu rugo nk'abantu tuba mu rugo, twebwe ubwacu tuba dufite uburyo twirindamo, turumva turakaraba, ariko niyo tugiye ahandi tukazirikana ko tugomba kugira gute kwirinda. Urumva twambara agapfukamunwa gusohoka mu rugo, iyo tugiye ahantu nko mu isoko cyangwa se ahandi hantu hatangirwa serivisi tuba dukeneye turakaraba, bakanadufata n'ibipimo, then tugataha. Mbese nta birenze, ariko urumva ko ubwirinzi tuba tubufite tuvuye hano then na hano. Murakoze cyane. Ya awa turirimbiye ku indirimbo maze kuturimbira ni yawe bwite. Ya indirimbo urebye ira ndirimbo ntago ari yanjye, niyo umuhanzi bita Mavenge Sud. Gusa nyine urabiza abantu ba kera bari bafite ibihangano byiza bikoretse neza, tuba tugerageza gusubiramo kugira ngo bya bihangano bikomeze bisigasirwe, cyangwa se n'uwari wibagiwe ko icyo gihangano kikiriho abimenye ko uwo muhanzi akiriho, cyangwa se n'indirimbo ze zikinakunzwe. Urumva ntabwo wasubiramo indirimbo y'umuntu utarayikunze cyangwa se itaragacishijeho. N'ubwo bwose utayicuranga 100% ngo bigende nk'uko we abikora nyir'ubwite, ariko uragerageza n'undi yakumva akavuga ati uriya muntu agerageza gusubiramo indirimbo ya runaka akayicuranga akaba yayikina. Ubusanzwe hari indirimbo zawe waba ufite waba wariyandikiye ugicuranga? Urebye ubundi ntago nge interprete ngo nsubiremo indirimbo z'abandi, nge ncuranga ibyanjye. Ariko iyo umuntu ambwiye ati se nta ndirimbo
wenda yo hambere karahanyuze ushobora kuba wancurangira wenda nkumva uko bimeze, niyo mpamvu wumva nagucurangira amavenge sudi, wenda n'undi muntu nakumva ko nacuranga indirimbo ye nkumva birimo biraza gake gake. ya ujye kuturirimbira nk'indirimbo nka zingahe zawe ku giti cyawe? nshobora kubaririmbira nk'indirimbo nk'ebyiri cyangwa nk'eshatu. nta kibazo, tugire ebyiri. mwabibonye nyine mu kiganiro turi kumwe na famiye aho turi kuganira ku muziki, mwabibonye baducurangiye. tugiye kuganira na madamu natubwire ku muziki nyine uburyo ki afata umuziki mu buzima bwa buri munsi. murakoze cyane. njyewe ibijyanye n'umuziki wiwe nabanje kutabikundaho, ariko nyuma atangiye kujya afata gitari nkajya numva nanjye nkumva ndabikunze ku buryo ubu bimaze kunshengeramo. ese wowe ntabwo ugiye ukigerageza nko kuba waririmba? nanjye ntawe ndabyesera. ngaho agiye kujya dushyiraho za ndirimbo amaze kutubwira, agiye kuturirimbira ebyiri. ndamukunda ndamukundira umwiza umwiza wanjye ndamukunda ndamwikundira we icyo mpamya inuko nawe dutandukanya umwiza wanjye ntawadutandukanya uko mumubona ndamukunda ibi byasaze umwiza wanjye ndamukunda ndamwikundira cyane watubwiye uburyo ki wazanye gitari nyine n'uburyo ki mama yabibonye. Noneho tubwire umuziki ubundi kugira ngo uyigure, ushaka gukora umuziki mu buryo buri professional cyangwa ni ukwishimisha? ubundi rero umuziki wo mu Rwanda hambere abizi jewe natangiye kera, ariko ntago nakoreshaga gita kujya muri studio bakagucurangira bisanzwe karirimba gusa ijwi niryo bagusabwa gusa. Rero naje kubona ko ibyo bintu ubundi atari na byiza, abantirika ngewe nshaka gita nkuru umuziki wanjye mwiza w'umwimerere kabisa uturutse kuri nge, bituma nishakamo noneho n'injyana yanjye bwite. Ubusanzwe warumbajije uti umuziki urawukora ku buryo buri ushaka kuwukora ku buryo bwo kwishimisha cyangwa se no kubikora mu buryo buri professional bikaba byakubyarira n'ibindi? Urebye niyo tagati cyane ko ngiye ubundi nabanje kwiyubaka mbere yuko njya mu bindi, manza gushaka imbaraga. Birababaje kuba wajya gukora umuziki nkuko bivuga uti umuziki uri professional ukajya kuwukora ariko udafite ahantu utaha cyangwa se udafite mbese aho ukomora aho ukura imbaraga. Donc nge umuziki w'ungubu aho bigeza mbere namanje kuwukora nshaka kugira ngo ndibe ko hari icyo wanyungura, ariko mbona harimo imbogamizi kubera ko hari byinshi byari bingomba. Madamu yarakeneye ko mwitaho, nanjye ubwanjye nari nkeneye kwiyitaho, ariko nyuma nza kubigenza gakeya ndavanireka. Ni ikiganiro hirya no hino nk'uko muri kubibona, turi kuganira ku bijyanye n'umuziki. Ni ikiganiro cyiza cyane kiryoshye. Reka tuganire. Hari kuba wenda nk'iyo umugabo atangiye umuziki, hari ushobora kuvuga ati aragiye ntabwo
ntabwo tuzongera kubonana ibyo bintu jya ugira impungenge nko kuri icyo kintu. murakoze ko nzi ko kenshi abakora umuziki iyo babigiyemo neza bakawukora bagatera imbere bakagira abafana, hari igihe kigera bakabona inyungu. Mu by'ukuri rero yakunze kugenda cyane, yego ajya nawe guhanga ibihango, yakunze kugenda cyane ajya mu bihangano nyine, ajya kugira indirimbo ziwe kenshi ngo nyine wenda bagire bamuha amanota cyangwa se arebe ko nawe yatera imbere, ariko mu by'ukuri mu kugenda kwe nta kibazo nyine nabigisemo. Ku bwanjye navuga mana jya umufasha nawe azamuke nk'abandi bahanzi, turebe no ko twatera imbere, kuko nk'abarafiki abahanzi benshi hari igihe umugeraho ukabona yateye imbere, ukabona afite ibintu byinshi. Njye uko yagendaga nahoraga nsenga mana uzamufashe, kuko iby'ubuhanzi arabikunze cyane, bimufashemo tuzagire natwe ikintu tugeraho. Bibaye byiza nanjye nkumva yahabwa yanashyiramo, uretse ndako njye ndi umumanda ko bitapfa gukunda, ariko ngenda ni ukuvuga ngo hari ukuba yacuranga nawe ushobora kuba wakakitingamo wenda nko muri clip ye, ndumva ni ibintu bitakugora cyane wenda. murakoze mu gucuranga gitari ye nanjye nkaba namufasha, nawe sinzi ko abikunze akanshyiramo nanjye byanshimisha. Urumva nanjye abyemeye akanshyiramo byanshimisha, kuko nanjye umuziki maze kuwukunda kuva aho yazanye gitari, numva narawukunze waranje. Niro hirya no hino nitwa David niyo wongera hano ni kuri Bwiza TV. Icyo usabwa no gukanda kuri subscribe hasi kugira ngo tujye tubana, ndetse ukibuka no gusura urubuga rwa wa3.bwiza.com ukajya ubona amakuru tugenda tubagezaho. Tukiri aho ngaho nyine turi kuvuga ku muziki we, urabona hari nk'igihe wenda ashobora nko kujya muri studio akaba yatinda cyangwa se yagiye mu gitaramo hanze runaka guhura n'abandi. Ese nta mpungenge yugira bitewe nuko abahanzi ni abantu baba bakunzwe cyane, urabizi nk'urugero nk'iyo ari guperforminga kuri stage abantu benshi bagaragaza amarangamutima yabo. Ese ntabwo ukivuga uti wenda bashobora kuba bamunwara abo bantu bo hanze, nk'iyagiye usigara wumva umeze ute? Murakoze. Jewe iyo agiye ashobora kuba yagenda agataha, ubundi yavuye mu rugo ava mu rugo akambwira ati ngiye mu muziki, ahubwo mu nsengere nze kuwukora neza mbona abafana. Ku bwanjye nkavuga ni byiza mugabo wanjye rwose genda, ariko ujye bikutahe kare. Mu byo kuvuga rero ngo bamutwara cyangwa bagira gute, ngewe kuba bamutwara umuntu n'umutima we aracyagaragara ko ari umusore, bashobora kuba bamutwara se ntibamutware, ariko mu by'ukuri ndumva niyo banamutwara ndumva ninjye mudamu, ndumva wamutwara afite uburyo bundi yaba amutwayemo, ariko we n'umutima we ushobora kuba bavuga ati nubwo ngiye muri bya nkaba ndi muri ibi, mfite urugo rwanjye, mfite umudamu wanjye, mfite abana. Ntabwo rero kuvuga ngo umuntu atwaye umuntu aramujyanye kubera ko wenda ari umuhanzi cyangwa amukunze, ndumva sinzi. Ubwo nuko ntabwo nta kibazo cyo kuba wamufuhira ufite. Gufuha bishobora gushoboka ko nafana umuntu udafuha, uburyo ikunda umuntu aramufuhira. Nshobora gufuha ku buryo butagize cyane, kandi mu gufuha kwanjye nkanajya musabira Imana umugisha kugira ngo ijye iguma ibimurindemo neza. Narongeye agiye kumuhimbira indirimbo nyine muri kino kiganiro, agiye kumuririmbira aka kanya, agiye guhita atangira. Urukundo rwanjye ni wowe naruhaye baby, urukundo rwanjye ni wowe naruhaye baby, niyo isi yabinduka baby, ntabwo heze kuzakureka baby yo, umba mu bitekerezo baby yo, umba mu bitekerezo baby yo, ni wowe nta wundi. Urukundo rwanjye ni wowe naruhaye, urukundo rwanjye ni wowe naruhaye baby. Nakubwiye
kuva kera ko ngukunda ariko wabanje gushidikanya ariko ndagira ngo ubu umaze kubibona ku rukundo rwanjye n'amarangamutima yanjye ari wowe nayeguriye bebe urukundo rwanjye ni wowe naruhaye nta n'undi nteze kuzaruha impamvu ngukunda cyane nuko wambereye imfura kabiri wambyariye hungu nakobwa we niyo mpamvu nanjye ntazatezuka kugukunda nzahora ngukunda lofa n'abanyumva yewe n'abambona ibyo mvuga isamashye ngo njye ndiseriye ya ndizera yuko mwaryohewe n'ikiganiro nyine muri gukurikirana kuri Bwiza TV. Mutubwire umunsi wanyu iyo muri mu rugo uburyo ki umunsi wanyu umeze. Iyo turi mu rugo urebye navuga ko tuba tumeze neza cyane ko tuba turi gufashanya turimo two mu rugo mbese ibintu biba bimeze sawa navuga ko byose bari terebye abari saba rwose nta kibazo. Mugira ikintu mubwira hari abantu benshi baba barimo kutureba nk'indi miryango nyine abantu badukurikiye mugira ikintu mubabwira nka famille. Icyo twabwira izindi famille ntago ari kuzigisha ahubwo ni nko kungurana ibitekerezo cyangwa se gutanga ibitekerezo gutanga inama njye mba numva uko abantu bagakwiye kubana nk'umuryango bagakwiye kumvikana bagafashanya bakasenyera umugozi umwe icyo umugabo abonye akumva ko umufasha we ari bukiboneho icyo umufasha abonye akumva ko umutware ari bukiboneho mu buryo nk'ubwo nyine niyo byaba ari nk'akazi bakagafatanya yewe ibintu byose erega burya umugore n'umugabo bavuga ko ubundi baba bagomba gusangira ibibi n'ibyiza nuko nge mba numva byagakwiye kugenda abantu ntibabane nabi cyangwa ngo hagira ibindi bitameze neza bibabaho cyangwa se dusoza ikiganiro ugiye kudushyiraho indirimbo imwe kugira ngo tubone uko dusoza ikiganiro. Murakoze. Hari indirimbo nakoze ariko indirimbo hashize imyaka itari mike nyikoze ariko ntabwo yigeze imenyekana ariko nayikoreye muri studio ndakeka hari 2010 nayikoreye muri O8 ubu niko yitwaye kwa JP production hari imbere ariko ntabwo nari nakamenye gucuranga gitari ariko nagerageje gufata amanota ayigize ngerageza kuba nayasanisha na hano kuri kita gusa nubwo bwose biba bigoye ariko nagerageza nka gucurangiraho akantu gato ukumva uko bimeze n'abadukurikiye kugira ngo bumve niba koko bijya guhura cyangwa se abayumvise ariko abayizi reka ngerageze.
wevumiriye ukore utitaye ko batanyurwa n'ibyo ukora imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urajya ubizirikana hari abantu urwo ntirwabura nubwo twasenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe mu byibuke ko ari ntabyera ngo deya akabura imvano wowe mumiriye ukore utitaye ko batanyurwa n'ibyo ukora imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urajya ubizirikana hari abantu urwo ntirwabura nubwo twasenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe mu byibuke ko ari ntabyera ngo deya z'uko iyi planeti izahinduka umudugudu bitari ibi bya Twitter cya Facebook hagati yacu nta busumbane ntamwe cyane uturangwamo twese dusenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe akabura imvano wowe vumiriye ukore utitaye ko batanyurwa n'ibyo ukora imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urajya ubizirikana hari abantu urwo ntirwabura nubwo twasenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe mu byibuke ko ari ntabyera ngo deya ntukajye wiganyira ngo nugera mu makuba ubura amahoro buca bwitwa ejo inzira ntibwira umugenzi ibyo muri rusange ntawe utabizi ibyo muri rusange ntawe utabizirikana iyi si yacu irimo ibigusha ibisitaza abiyoberanya bakiyerekana uko batari imbere y'imbaga nyamwinshi niba uzasanga agaciro kabo batakikihesha hari memuke ndamuke hari memuke ndamuke hari memuke ndamuke akabura imvano wowe vumiriye ukore utitaye ko batanyurwa n'ibyo ukora imbuto y'umugisha yera ku giti cy'umuruho urajya ubizirikana hari abantu urwo ntirwabura nubwo twasenyera umugozi umwe nka bene umugabo umwe mu byibuke ko ari ntabyera ngo deya Bwiza TV bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye Bwiza TV iye bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye Bwiza TV bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye Bwiza TV bwiza.com ikinyamakuru gikora inkuru zicukumbuye
whole lot. You need a tropa John and my wife. Nkuko mubizi musanzwe nkoresha social media. Imbuga wansanga kuri Facebook, WhatsApp, Instagram, YouTube. Fite channel ya YouTube and ujya kuri YouTube ugasearching ukandikamo The Tropa Drone. Tubona ibikorwa byanjye. YouTube iyo ni YouTube, Instagram ni The Tropa Drone, Facebook ni Metre Drone. Yeah. Kuba wenda nk'umuntu yaza nko kukureba ahantu yakubariza. Ubusanzwe mbarizwa hano mbarizwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Then Gisozi nkaba nkunda kuba ndi quartier Gakiriro. Ahantu bita Gakiriro ngira ngo abenshi barahazi cyane ko ariho abantu twisanga dushakira umukati w'abana gutyo nko kose naho ngaho mbandi adresse yanjye ni Gakiriro ka Gisozi. Gusa nabirenze washaka ko dukorana cyangwa se twafatanya imbaraga mu gukora ibihangano bishimisha abanyarwanda naho yansanga. Wagira ikintu ubwira nk'abadamu baba bafite abagabo b'abahanzi? Murakoze. Abadamu bafite abagabo b'abahanzi nukuri ntibakihebe cyangwa ngo bapfureke, nabona yigiriye mu bintu asigara avuga ati umugabo wanjye yagiye ntagaruka baramujyanye. Ngiye ikintu nashishikariza abamama gusa nabona ari gukora ubuhanzi bwe ajya bimukundisha, kandi nabona nagiye mu buhanzi bwiwe ahubwo asigara musabira umugisha agaruka amahoro. Murakoze. Ndabashimiye mwakurikiranaga ikiganiro hirya no hino, mwabibonye abo twaturi kumwe n'ikiganiro cyari cyiza cyane. Yabahaye address y'uburyo kimushaka kuba mwamubonaho, hari ku buryo bwa Facebook ndetse no kuri Instagram, ndetse afite na YouTube channel ushobora kugenda ugasangaho ibiganiro bye cyangwa se ibihangano bye. Yamugatangira kubikurikirana ndetse ukibuka no gukanda subscribe yaba hano ndetse no kuri YouTube channel ye. Mugire ibihe byiza. Nitwa Niyomwungiro David.